hano hari umuganga yari amaze kwibwa imodoka zigera muri 28. ngira ngo uri kumva icyo kintu. Uwaguze imodoka 28 baraziba. Umugabo yaragiye agira umujinya wo muganga, aravuga ati ngiye kugura indi modoka, ariko none iyo modoka uburyo nzayitegura mu buryo izabiteyemo izamfasha kwihorera ku kindi gisambo kizongera kugerageza kunyiba iyi modoka yanjye ubwo yabibaye 29. Gusa nanone uwo muganga yari yaparitse imodoka, hari igisambo cyaciye bakitaga Siro. Icyo igisambo giciye ku modoka cyayikozeho cyumva imodoka nta alarm ifite. Imodoka idafite alarm ku gisambo cyita kivuga ati niyo modoka nziza yo kwiba. Icyo gisambo bita Siro cyafunguye imodoka kirangije kiyinjiramo. Kimaze kwinjira mu modoka yari karitsiye irinzwe, yazengerejwe. Nureba neza ku nzugi z'abaturage batuye muri karitsiye hose inyuma bari barashyize ibindi bifera beto byo kubarinda, baragiye bagashyiraho amakamera hirya no hino, baragiye bashyiraho ya macupa yo kubipangu nkamwe y'inaha ya kera kugira ngo bakumire ibisambo. Yari karitsiye ituyemo ibisambo byinshi cyane. Gusa nanone ibyo ntago byabashije gutera ubwoba kino gisambo bitaga Siro. Igisambo kikimara kwinjira mu modoka kimaze kuyisetsa cyayigezemo indani, ikintu cya mbere igisambo cyakoze cyabanje gukuramo radiyo. Buri abajuri bagize mu modoka yacu ubanza gukuramo radiyo. Kimaze gukuramo radiyo kirayiba kiyishyira mu gakapu cyari gihetse, ndetse kireba n'uturinete twari turimo tw'udufime tw'uwo nyiri iyo modoka, kiradukunda kiratwiba. Kirangije kiza kunyara mu modoka inyuma mu ntebe z'inyuma kugira ngo gisigire nyiri modoka impano. Cyasize kinyaye mu modoka, ariko kigiye gusohoka mu modoka kikanze abantu kirabanza kirihisha mu gake. Agiye gufungura imodoka biranga. Igisambo gikoze ku miryango yose y'inyuma n'iy'imbere ngo gisoke mu modoka biranga, ndetse agerageza no kumena amadirishya y'inyuma biranga. Azi inyuma afatamo bya bindi bafunguza amapine by'amajeke, amena ikirahure arebe ko yasohoka mu modoka y'abandi yagiye kwiba, ariko biranga. Ndetse icyo yakoze yaragiye akureho kino kintu bashyira amaboko cyo mu modoka, agishwanyaguza arebe ko byibura yajya mu nsinga akabasha kuba yafungura imodoka. Aho kugira ngo afungure imodoka ahubwo icyuma cyaramukase, akuraho intebe arashwanyaguza hasi arebe ko yamanukamo hasi akaba ari haca, asanga imodoka yose irafunze neza iradanangiye. Wibuke nyiri iyi modoka yaramaze kwibwa imodoka zigera muri 28, avuga ati iyi modoka none nguze 29, umuntu uzayiba ngomba nanjye kuzihorera. Uno mujura abonye byose byanze yakuyeyo pistol yari afite mu gakapu ke, arangije arasa ku kirahure cy'imbere, arasha ku kirahure cy'imbere, kumbi kirahure cyari antibare, cyari gikomeye cyane ku buryo isasu ritarimena. Isasu ryakubise ku kirahure rirataruka riraza rimwinjira mu kaguru, ahubwo riramukomeretsa. Wa mujura arimo indani atangira kuva amaraso menshi. Amaze kubona ari kuva amaraso menshi nibwo yabonye ko gusohoka hano abantu biri buze kugorana. Yahise akuramo umupira yari yambaye aza kuwuzirika ku kaguru y'isasu rimukomerekeje kugira ngo ataza gukomeza kuva amaraso menshi. Ako kanya nibwo yagiye kubona hari umugore uciyeho, agize ngo agiye gukomanga byibura uwo mugore amusabira ubutabaza amenye ko hari umuntu wafungiranywe mu modoka. Yagiye kubona umugore ahubwo aje kwisigiraho bya bindi bisiga ku munwa yitera ama makeup. Nibwo no mujura yahise amenya ko abari hanze batabasha kubona barimo imbere, ndetse batari no kubasha kumwumva. Umugore yitereye makeup ku kirahure cya fime, urabona ikirahure yari fime, ureba uwirebamo ibiri imbere ntago ubireba. Umujura yavugije n'induru uwo mugore witeye makeup ntiyamwumva. Nibwo uyu mujura yabonye ko zamwumiyeho gusohoka muri modoka, nta muntu ushobora kumva ijwi rye, nta n'umuntu uri kureba mu modoka mindani ngarebe ko harimo umuntu wafungiranywe, kandi yari yakomeretse isasu ryamukomerekeje. Uno mujura yakomeje kuvuza induru avuza amahoni byose bibi by'ubusa. Nibwo yicaye amenya ko isi mwikaragiye imufungiyeho amaferi, amenya ko aho yibye hose ari ibibazo. Noneho ikintu cyari kibabaje, umujura imodoka yari arimo ntiyarazi byibura ngo ni yande, nimero ye ni iyihe ngo muhamagare basa azanabare ankure mu modoka ye nafungiranywemo. Ntago yarazi nyirayo, gusa yise bibona ko yatezwe umutego. No mugabo icyo yakoze yise afata imbunda, nako mumbare yafashe telefone ni Siro, agerageje guhamagara ubutabazi cyangwa ahamagara umuntu wamutabara. Telefone ye umuriro ubushizemo ibirazimye. Afata agafanta yari afite mu gikapu atangira kukanywa. Ubwo umusore yakomeje gutegereza kugira ngo arebe ko basi nyiri imodoka yaza kuza aje gutwara imodoka ye, akaba yamubwira ati basi nushaka kujya kumfungisha ariko nkure hano hantu. Umujura ari kuva amaraso, yarategereje burinda bumwiriraho. Umuntu wenyine wari uri muri iyo modoka waje kuhagera n'udusazi turatuguruka n'injoro. Yarategereje ijoro ryose burinda bumukeraho nyiri imodoka ataraza mu modoka, nta n'umwe waje. Nibwo yakangutse ari kugerageza kuri gati idirishya, ari gati icupa kuko inyota yari imwishe. Arangije acana radiyo ashyiremo akazi kiyumve, iminota amasaha aricuma.
izuba ririnda ryaka, buracya harongera haba ku manywa. Ako kanya agiye kubonabona muri ya modoka hari telefone ihamagaye. Yagiye kubonabona ya modoka irahamagawe. Nibwo yavuze ati reka nitabe ino telefone. Ni telefone yayindi ariko ibiyubakanye n'imodoka, ni telefone yo mu modoka mbega. Amaze kwitaba telefone, yitabye telefone ivuga ngo banyita Enrique, nuwo muhamagaye. Ati ninjye nyiri iyo modoka ari wagerageje kwiba. Ati navukiye muri iyi karitsiye uri kubona, maze imyaka 60 nyibamo niyo navukiyemo. Nuwo muhamagaye nyiri modoka. Aramubwira ati rero wa mwana we wagerageje kunyibira imodoka, ni njyewe nyirayo. Ati impamvu ubona wafungiranywe muri iyo modoka, maze kwibwa amamodoka agera muri 28. Nari nararahiye mvuga nti imodoka ya 29 ninyigura nzayishyiramo imitego ihambaye ku buryo umuntu uzagerageza kuyiba nzaca agasuzuguro k'ibisambo nkanihorera kuri za modoka zindi nari naragiye nibwa. Ngira ngo nta muntu utazi ukuntu bibabaza kumujura yaza agafata ikintu waruhiye wavunikiye, kugura imodoka uzi ukuntu bigora abantu, cyangwa se ikindi cyo cyose waba waravunikiye usibye n'imodoka, umuntu akaza akakikwiba akagitwara. Urababara na telefone urabizi iyo bayitwaye ukuntu babara. Uno musaza rero yari afite umujinya avuga ati wagisambuye kiri mu modoka yanjye ari ku mu telefone, nari nararahiye ngo nzihorera ku mugingo wari we wese uzongera kwinjira mu modoka yanjye ngaje kuyiba, none niwe huguye mu mutego. Uyu mugabo akomeza aganiriza kino gisamba kibwira ati wa musore we, imodoka yanjye nari narayikuyemo alarm, ariko bitavuze ngo nta alarm yari ifite. Nari narashyizemo alarm ku buryo umujura akoze ku modoka yanjye kugira ngo alarm isonere mu modoka, alarm isonera muri telefone yanjye nkahita mbyumva. Umujura yamara kwinjira modoka yanjye agezemo indani, noneho ngiye imodoka nkahita nyiborokesha telefone yanjye ahondi imodoka ikiboroka. Ndetse uwo mugabo akomeza amubwira ati wagisambo uri mu modoka yanjye, iyo modoka nayubatse mu buryo iri sound proof, nta majwi yawe yasohoka, wavuza induru abantu bari hanze ntibakumve. Ikindi imodoka yanjye ni bullet proof, nta kintu na kimwe cyayimena ngo ubashe kuba wayisohokamo. Ikintu cyonyine gishobora gufungura iyi modoka yanjye muri kano kanya iyo urimo wagisambo ni urufunguzo mfite mu ntoki yanjye rwonyine. Ndetse uno muganga akomeza abwira kino gisambo kuri telefone akibwira ati mwangije sosiyete yacu, ati ubundi nakuriye muri iyi karitsiye tugira umutekano uhambaye cyane ku buryo twararaga n'inzugi zifunguye ntihagire umuntu twiba, twari twifitiye amahoro. None mwabisambo mwe mumaze kutwangiriza karitsiye yacu, ugomba kongera nkayisubiza ku murongo tukarwanya ibisambo nkamwe. Ndetse nanone uyu muganga akomeza abaza uno mugabo abwira kino gisambo bita Siro akibwira ati ibaze wagisambo we bita Siro, uramutse umenye ko umwana wabyaye nawe ari umujura yiba, wabigenza ute ko wiba? Ibyo byose ni ikibazo wabaza muri mujura wese ukamubwira ati wa mugabo urabona uri igisambo, ese umwana wabyaye nawe abaye igisambo wabyakira ute? Amaze kumubaza uno musore kino gisambo kibura icyo gisubiza, muganga akahita akupa Enrique ati mubitekerezaho. Ndetse nanone izuba ryari ryinshi, uno mugabo agiye kumva yumva hagiyeho ka climatiseur. Izuba ryinshi mu modoka, urabizi mu modoka izuba riragukubita, imodoka ikakukumvira shyushye cyane. Igisambo cyari cyashyushye cyane kigiye kumva cyumva wa muganga arekuye ka climatiseur adahari, imodoka atayikozeho, hatangira gusohoka kuka gakonje basi. Hashira umwanya igisambo gitangira kumera neza, ariko uko iminota yagiye yicuma n'amasaha yicuma, wa mwuka wari ukonje wari uri kugerageza wa climatiseur wari kumuha fresher no kugira ngo ameze neza mu modoka watagiye kugenda ukonja kurushaho, none hamera nkaho bamufungiraniye muri firigo. Uri kumva icyo kintu? Hari kuzuba izuba rimumereye nabi, urekuye ubukonje arekuye ubukonje neza neza, none biragenda bimera nkaho umugabo mufungiye muri firigo. Ahita afata wa mupira yari yiziritse ku kaguru, atangira kuwambara kugira ngo arebe ko byibura yashyuha. Ubukonje wabwinshi aragenda gufatira amatapi y'imodoka, aragenda ayafungisha hari climatiseur biri gusorera umwuka, ndetse afata n'utundi dutapi tw'imodoka aratwiyorosa. Ako kanya telefone irongera irasona muri ya modoka ye. Ndetse nanone ikibazo muganga yongeye kumubaza nyiri imodoka yaramuhamagaye. Muganga nyiri imodoka bamwita Enrique yarongeye hamagara kino gisambo bita Sira akibwira ati nsubiza ikibazo nakubajije kare mbere yuko ngupa, uramutse umenye ko umwana wabyaye nawe ari igisambo nkawe wabigenza ute? Ndetse nanone nyiri imodoka akomeza aganiriza kino gisambo akibwira ati umva nkubwire rero wa gisambo, njyewe mfitanye ibibazo n'abajura, usibye ko abajura baranyibye mu modoka agera kuri 28. Ati umwana wanjye nibyariye umukobwa nawe ni umubyeyi. Mbega uno mugabo nyiri modoka n'umusaza afite imyaka 60. Akomeza aganiriza kino gisambo kibwira ati mfite umwana w'umukobwa wambyariye akuzukuru. Atari ku munsi umwe ari gutaha yaje guparika imodoka ye muri iyi karitsiye, n'ubundi ari guparika imodoka ye mu igaraje, nibwo ibisambo byamwatatse biramukubita, birangije bitunga imbunda akuzukuru k'uyu mugabo ubwo n'akana k'uwo mukobwa we, bigatunga imbunda ku mutwe isaha yose irinda ishira. Urumva bagahamuye.
kugeza ubwo uno muganga yahise avuga ati nahisemo gufata icyemezo cyo gufata umukobwa nabyaye n'umwuzukuru wanjye mbohereza muri Barcelona ngo abariho bajya kuba mbahungishije no karitsiye kubera amabandi nk'amwe abajura nk'amwe hato mutazanyicira n'umuryango. uri kumva ko uno musaza mbega bakomeje kubwira kino gisambo uburyo cyafitanye inzige n'ibisambo muri rusange byatumye ahungisha famiye ye ikajya gutura kuri. urumva ko uno musaza aba yanga ibisambo, niyo mpamvu aba yarafashe imodoka yakayikomeza gutya avuga ati nzihorera ku mujuru uzanyibira imodoka. muri ako kanya bakiri kuvugana kuri telefone yita yikupa ya wa musaza Enrique imbere y'iyo modoka y'igisambo kirimo hagaparika imodoka ya polisi. Igisambo kigatangira kwishima kikavuga ati byibura no mupolisi ubwo ari kuzenguruka ino modoka ashobora kumenya ko ndimo akaba yantabara buriho kugira ngo ufire imodoka bajya kugufunga. Siro akomeza sakuza akubita ku modoka kugira ngo arebe ko no mupolisi uri kuzenguruka ino modoka yamufasha byibura agakingura imodoka cyakamenya ko harimo umuntu, ariko baba batubwiye ati imodoka wakora ibyo ari byo byose ariko umuntu uri hanze ntago yamenya ko hari umuntu urimo imbere niyo wasakuza gute. Kumbu uyu mupolisi we aba yabonye ino modoka iparitse muri Muvezari abaje kuyandikira ko baparitse ahantu habi kwa kundi muparika ahantu hatemewe za 25 ni agasiga yandikiye imodoka akigendera ntamenye ko modoka arimo n'umuntu. Umusore inyota iragenda ikamwicira mu modoka ivanze n'inzara, biba bigeze mu mugoroba w'umunsi wa kabiri. Ndetse ako kanya nanone umusore inzara imumereye nabi n'inyota, nanone telefone ya nyiri imodoka Enrique irongera ikamuhamagara ikamubwira ati wa musore we bwira amazina yawe, nimero y'irangamuntu yawe, naho utuye, nubimbwira ndaguha icupa ry'amazi kuko umusore inyota iba yenda kumwica, amaraso yamo ari kumuvamo aba yakomeretse kugira ngo atabara ubuzima bwe. Igisambo cyemeye kubivuga bahita bakirangira inyuma mu modoka ahantu gishobora kuba cyakura agacupa gafatanye n'akagozi karimo inyuma nyine hanze gashobora kuba kakwinjiza amazi y'imvura mabi akaza yinjira mu gacupa ku buryo umujura yayanywa. Gusa umujura bagize amahirwe yo mazi amaze gutanga ibyangombwa bye n'amazina ye abona amazi adasa neza ariko ayo mazi apfa kuyanywa. Inyota ubwo amaze kuyica igisigaye ari inzara. Birangije bigera n'injoro mu gicuku. Uyu tugeze ku munsi wa kabiri n'injoro akiri muri ya modoka afungiranyemo nk'umujura. Bajura murumve mwiga imitwe natwe twiga indi. Gusa nanone uno mujura uko yarayacitse intege n'inzara byose yakomeje kugerageza kuba yacukura imodoka ngo arebe ko yayicukura akareba hanze, ariko nanone nta mbaraga yari afite. Nibwo yatangiye kwireba neza atekereza ko ubuzima bwe bushobora kuza kurangirira muri iyi modoka nta mahitamo yandi ahari usibye gupfira muri iyi modoka. Ndetse nanone nibwo wa muganga agira imodoka yongera kumuhamagara ngo baganire. Mu gihe bari kuganira Siro cya gisambo kikabwira muganga ngo nagira ngo ngumenyeshe ko ndi kuva amaraso nirashe nakomerekeye mu modoka yawe nari naje kwiba, ndetse nkaba numva mfite n'umuriro bitewe nuko amaraso ari kunshiramo. Uko bagakomeje kuganira na nyiri imodoka akomeza kuganiriza kino gisambo kibwira ati uyu munsi nagiye gufata ibisubizo kwanjye kwa muganga. Ngeze kwa muganga bampa ibisubizo bibwira ko narwaye kanseri kandi kanseri yamaze kurenga umubiri wanjye, nsigaje igihe kitarenze umwaka nkaba maze gupfa. Ngira ngo uri kumva nyiri imodoka none ubu umujinya yari afite n'ubugome avuga ati n'ubundi nsigaje umwaka ngo mfe ngomba gusiga ntanze isomo ku bisambo. Komeza baganira kuri telefone nyine amubwira ati nsigaje umwaka umwe wo kubaho wa gisambo we, mwe mufite ubuzima muri kubwangiza mwiba iby'abandi mwangiza ubuzima bw'abandi. Gusa uko bagakomeje kuganira cya gisambo Siro cyafashwe n'isereri kirazengera kiba kirasinziriye cyari kiri kuri telefone kivugana na nyiri imodoka. Y'umujura nibwo yahise yibona ko nta gihe asigaranye muri ubu buzima. Arangije gufatira ibipapuro byari biri mu modoka atangira kubirya kubera inzara, atangira kubihekenya kugira ngo arebe ko yamara iminsi cyangwa se amasaha yakwicuma. Inzara buriya ni mbi cyane. Tugeze mu munsi wa gatatu umujura kiri mu modoka nibwo yahise atangira gufata inkweto yari yambaye, telefone ye, amabatiri, imfunguzo z'inzu, utuntu twose yagendanaga n'imbunda bishyira ku ruhande. Ndetse arangije atangira gufata udupapuro agenda twomeka hejuru y'imodoka, agenda yandika ambashwaratura ameze nk'uvuga ati nyiri iyi modoka ashobora kunyicira muri iyi modoka ye cyangwa se n'ubundi gahunda afite no kunyica, ariko basi umurambo wanjye niyo yawujugunya bazawumubaze mbega abantu bose bazabona imodoka cyangwa ntihazabura akamenyetso gasigara kagaragaza ko iyi modoka nayigezemo bitewe n'uko utumenyetso uragenda ushyira hirya no hino mu modoka. Nicyo umujura yaratangiye gutekereza, ndetse atangira no kurira abona ko ubuzima bwe burangiriye muri iyi modoka. Ku munsi wa gatatu igikomere, inyota n'inzara ndetse isereri nyinshi cyane ari kugenda apfa. Mujura kubera inyota yari imumereye nabi, buriya inyota niyo mbi cyane, umubiri wawe uragenda ugakamuka ugakanyarara. Icyo yakoze nta kindi, yafashe agacupa akanyaramo, arangije anywa inkarize kugira ngo arebe ko yakongera kugira amazi mu mubiri.
ndetse ari nakakomeza gutekereza ati sinari nzi ko nakwisanga muri kondisiyo nk'iyi ngiyi. Nawe uri kureba iyi filime muri kano kanya ndabizi ntabwo wabyumva ko hari ahantu ushobora kugera bitewe n'inyota ufite ukaba wafata inkari zawe ukazinywa nazo ugize amahirwe ukazibona. Ako kanya agiye kubona hari igisambo kindi kije kimeze nkawe kije kwiba kije gupfumura ya modoka arimo ngo kiyibe. Atangira kwishimira avuga ati byibura iki gisambo kigiye kwiba iyi modoka. Kumbe icyo gisambo kitarapfumura imodoka abaturage bo muri karitsiye baragifashe baragikubita. Wibuka abaturage bo muri karitsiye ibisambo byari byarabazengereje. Yongera kuba barakuba igisambo byibura cyari gigiye gufungura ino modoka. Abaturage bahise bagihururiza bakagifata batanamenye ko iyo modoka hari umuntu urimo. Icyo gisambo bahita bagitwara n'abaturage bagacaho batiriwe banamenye ko iyo modoka hari undi muntu uyirimo. Burongera burira. Tugeze mu ijoro rya gatatu mu gicuku ridushyira ku munsi wa kane akiri muri ya modoka. Iryo joro yafashe agasazi ngo akarye ariko arakababarira. Yagiye kumva yumva mu rukerera telefone irasonnye, noneho yenda gupfa ku munsi wa kane nta kintu ararya usibye impapuro yigeze kurya. Yumva telefone irasonnye nta kabara gafite. Yakira iyo telefone, ni telefone imubwira ngo muri iyo modoka hari ahantu nahishe akantu ko kurya gatonya cyane wagafata ukakarya. Ako kantu muganga ahita amurangira ahantu yari iragahishe. Umusore agakura yatangira kukarya. Amaze kurya kuko kurya gatonya kakandi nyine kagufasha kuba wisha inzara yako kanya, yatangiye kwicara mu modoka ariko abwira wa muganga ati mbonye amazi n'itabi wabumfashije cyane. Yatangiye kwicara muri ya modoka atangira kugereba abaturage bo muri iyo karitsiye ibyo bakora, ababyuka ibyo bari gukora, abakecuru muri karitsiye, mbega amenya gahunda zabo za buri munsi. Ariko nanone akomeje kwitegereza abona umugabo wari wamfunguriye muri iyo karitsiye babantu nyine babagenda bafunguza batoragura ibintu muri puberi ari byo barya. Agiye kubona abona uwo musaza ugenda utoragura ibintu mu muhanda byo kurya no mu mapuberi. Yaramaze iminsi abona ko uwo musaza buri gihe agiye gutoragura mu mapuberi asangamo nk'amapome yaboze akaba ari yafataga hanagura akarya, ibintu byaboze nyine akaba ari byo agenda atoragura akarya. Gusa uyu munsi yitegereje wa musaza usanzwe utunzwe no gutoragura muri puberi, yagiye kubona wa musaza noneho atoraguye pizza nziza ayitoraguye muri puberi ari kugenda yirya, ndetse yumva atangiye kumugirira ishyari ryinshi cyane. Aravuga ati iriya nzererezi kweri inijyanye pizza nicaye hano mu modoka ngiye n'inzara mfite. Uri kumva igisambo situation umuganga yagishyizemo hahandi ureba nyine wa muntu w'umumarino utoragura ibintu byo kurya ukabyifuza ukavuga ati biriya biryo nibyo nanjye nakagombye kuba ndi kurya. Bya biryo muri kano kanya wowe uri kunyumva ubona umwana wo ku muhanda atoraguye hasi akabirya uvuga ngo ni umwanda ngo harimo mikorobe ukabona biteye iseseme. Biriya biryo hari igihe cyagera ukavuga ati dore nibyo biryo biryoshye bya mbere ku isi, nabyo ahubwo ntubashe kubibona. Uno mugabo abona wamfunguriye akamugirira ishyari akumva yamuniga akamwambura iyo pizza atoraguye muri puberi kandi nziza. Ariko se yari kugera hanze gute ko yarakiri mu modoka? Akomeza amenagura imodoka gake gake ntabwo yigeze acika intege. Uko yakavumfumuye imodoka hari akenge gato yapfumuyeho, agerageza kugasakurizamo ngo mumfashe, ariko akenge kari gato ku buryo ijwi ritari gusohoka ngo ritumwe hanze bamwumva, kandi imodoka ari sound proof. Uno mujura yumva ko ibibazo byose afite ari ubifite gusa, yagiye kumva yumva nyiri imodoka arongera mu telefone kuri telefone aramubwira ati wa mujura we, namaze kumenya amakuru y'umugore wawe Irina ndetse menya n'amakuru y'umwana wawe Lionel. Umujura rushaho kwikanga aravuga ati uyu muntu niba iyi modoka noneho anagerageje kwibira imodoka ashobora no kwica umugore wanjye n'umwana. Gusa nanone nyiri imodoka aramubwira ati impamvu namenye amakuru y'umugore wawe n'umwana nagira ngo menye ni bantu ki, ese kuki wiba? Atariko naje gusanga ufite famiye nziza ku buryo utaruyikwiriye, kubw'iyo mpamvu nafashe ibihumbi 100 by'idolari mbiha umugore wawe Irina, mubeshya ko ari we ubimpaye ngo mbimwoherereze ko wabitomboye muri loto. Muri amafaranga barayatombora cyane urugero muri za kampani nk'iriya kampani bita Winner ya betting. Iriya kampani ya betting ubundi bita Winner ku muntu wese ushaka gukora ipari, ushaka kubetinga, niyo kampani nziza ubundi ucaho uragenda ukabetinga cyane no muri iyi minsi y'igikombe cya Euro. Uri kubetinga unyuze kuri winner.rwa, iyo ni website yabo, cyangwa se ukajyaho bakorera nyine hari abari imiryango ya Winner aho bakorera, ukagenda ugakora ipari yawe. Amahirwe arimo iyi kampani ya Winner niyo kampani itanga ibikubo byiza cyane kurusha izindi kampani zose, ntihagire ukuyobya. Ikindi ino kampani ya Winner ahandi hantu irengeye muri iki cyumweru cya Euro bino mikino iri kuba, nuko umuntu wese uri kubetinga muri Winner cyangwa se kuri website ya Winner uri kubasha kubona amahirwe yo kuba watsindira telefone ya smart, televiziyo ya smart, ndetse igihembo nyamukuru ni miliyoni y'amanyarwanda. Ngira ngo uri kumva ko ari ubutamu. Ikindi uramutse ugiye kuri website ya Winner www.winner
/rw cyangwa se /rwa ukiyandikisha ariko ukoresheje promo code ya Rocky uhita ubasha guhabwa amafaranga 500 yo gutangiza cyangwa se y'ikaze yo kugira ngo uyahereho ukora ipari. Uri kumva ko ari uburyohe. Twigarukire ku mujura wacu umusaza nyine imodoka arabwira ati umugore we namushyiriye ibihumbi $100 mubeshya ko ari weho wayatomboye muri company bita Winner ya betting ubwo ari wakoze ipari kugira ngo agure inzu ndetse abashe no kwishyurira umwana kugira ngo bave mu bukode kuko weho ugomba gupfira mu modoka yanjye ugomba gupfa ntabwo ugomba kubaho ariko umugore we n'umwana kuko utabamerita nabahaye ubuzima umugore we namuguriye inzu n'umwana muha amafaranga mama wawe umugore we namuhaye amafaranga arengaho ku buryo n'umwana wazabasha kwiga igihe cye cyose. Ndetse si ibyo gusa nyiri imodoka akomeza abwira kino gisambo bita Siro ubwo ni Enrique akomeza abwira kino gisambo Siro akibwira ati ikindi nagiye kuri polisi mfite umushuti wanjye anyibira amadosiye yawe n'amateka yawe cyane ko yari yamuhaye iranga amazina ye nimero ziranga muntu ambwira mu mateka yo ko wigeze no kwica umuntu. Gusa nanone uno musore agiye kwisobanura kino gisambo Siro kibwira nyiri imodoka kiti uwo muntu nishe n'umuntu wari ufite garage nagiye ngiye kumwiba mfite imbunda ashaka gukuraho icyuma nga kinjombe ndangije ndamurasa ndi kwitabara atariko baramfunze igihano cyanjye naragikoze ibyo kwica umuntu narabifungiwe byararangiye niko igisambo kiregura kivuga. Sana none nyiri imodoka aramubwira ati kuva uri mu modoka yanjye ari wagerageje ku imodoka yanjye bivuze ngo niweho urupfu rwatoranije niwe urupfu rwahisemo kuko nari narariye ko ndi mujuru uzongera kunyibira imodoka agomba gupfira mu modoka yanjye. Ndetse iryo joro ntago yigeze abasha no kubona ibitotsi ngasinzire kuko yari yamaze kumenya amakuru ko nyiri imodoka ari umugome ndetse yafashe icyemezo cyo guhana umujura agombaga kuzongera kumwibira imodoka yanamubwiye ko agomba kuyipfiramo ndetse agifite igihe kinini cyo kuyifungirwamo. Ntago yari yavuze ko ari mu mukore we yavuze ati urayigumamo mpaka kuyipfiriyemo. Iryo joro ntago yasinziriye. Ako kanya ariko akoze kuri buto y'imodoka yagiye kubona bone imodoka iratse ako kanya yita yatse imodoka arangije asubiza inyuma imodoka arayigongesha amaze kugongesha imodoka bituma ikirahure kivamo ikirahure ndetse agisohokamo muri iryo joro arangije aracika ariko mu nzira kugenda yahise aca ku alimentation karaho ngaho ndetse ameze n'abafata amazi aranywa ahita afata na pizza ajye kwicara abanza arye kuko yari afite inzara atangira kurya pizza z'abandi atishyuye. Umusekirite araza kubona anasa nk'inzererezi amusora modoka akimusohora umusore yahise arasa umusekirite aramwica. Kumbe nibyo yari ari kurota ari mu modoka ntago imodoka yigeze yaka cyangwa ngo ayisohokemo nibyo yari ari kurota yisha umusekirite yasohotse akajya kwiba ibiryo nibyo yari ari kurotera mu modoka abonye ko inzozi nazari mbi warose nayo buriya burinda bucya utwaye tugeze ku munsi yari agiye gukubita iminsi irenga icyumweru mu modoka yakuyeyo pistol ngo yirase afata imbunda yishyira mu ijosi ngo yirase yiyice gusa atariyica telefone irongera igasona ndetse igisambo kirangije gikomeza kubwira nyiri imodoka Enrique ati mbabarira unkure muri iyi modoka cyangwa se niyahura mfite imbunda nirasire muri iyi modoka. Gusa nyiri imodoka naramubwira ati ntago ndi bugukure muri iyi modoka nushake wiyice. Umusore yafashe isasu yishyira mu kanwa ngo yirase gusa biranga ako kanya agiye kubonabona amatara y'imodoka aratse imbere ye abona umugabo wambaye imyenda y'abaganga muri imbere kumbe yari we Enrique nyiri imodoka wa musaza wari wamushimutiye mu modoka kuri telefone yari afite kugutwara amubwira ati ninjye bita Enrique nibwo rero yari yiboneye isura ya nyayo wamushimuse. Muganga icyo yakoze nta kindi yahise yinjira mu modoka arabanza apirizamo ibyo apurizamo kubera umuntu wari urimo arangije asanga umusore mu modoka ageze mu modoka nta kindi yakoze yahise atangira kuvura igisebe cy'uyu musore amukuramo rya sasu arangije amuha n'itabi nk'uko yari yarimutumye ndetse amupfuka n'igipfuko cy'akaguru. Umugabo ko yakarangaye igisambo cyahise kimurasa kirasa umuganga nyiri modoka gusa kitarajya kuri sasu ntacyo ryari ryatwaye umuganga usibye kumushkoratura ku isura. Muganga ahita akubita igisambo arakiniga kigarure mu modoka ariko ako kanya ari kugarura igisambo ngagisubize mu modoka yari yagifungiye umupolisi wari uri kuri paturi y'umugore ahita abona umuganga watunze umuntu imbunda ndetse umupolisi ko yagatunze n'umugabo imbunda uno mugabo akomeza kwisobanura uvuga ati iki ni igisambo cyari kiri kunyibira imodoka ndagifashe ntugire ngo ninjye mugizi wa nabi n'uyu nafatiyeho imbunda. Gusa umupolisi aramubwira ati ni ikosa kuba wamutunga imbunda guhana n'ukwa polisi nimba yibye muduhe tujye kumufunga tumukurikirane.
ako kanya uko bagakomeje gutungana imbunda, umuganga Enrique ndetse n'umupolisi, abaturage bose bo muri karitsiye barahurura, n'abandi bapolisi benshi bakagenda baza uko iminota igenda yicuma, n'abanyamakuru bakagenda baza, amasara agenda aba menshi. Wa muganga yafatiyeho imbunda Siro, abaturage bose barahurura. Ndetse uno musaza akomeza avuga, abwira itangazamakuru yabonaga aho ngaho n'abapolisi bose bari baravuga ngo ngiye umujura waje uje kunyiba ntabwo ndi bumurekure, ndamwica. Kugira ngo ntamwica munzanire abashinzwe ubutabera mu gihugu, abayobozi b'ubutabera mu gihugu baze mbereke ikibazo dufite twese abaturage bo muri iyi karitsiye. Ndetse uno muganga abaza abaturage bose bo muri iyi karitsiye bari bahuruye, n'abapolisi bumva, n'abashinzwe umutekano n'abanyamakuru bose bahari, akavuga ati abaturage bose bari hano ni abantu bagiye bafata amaferabeto bashyira ku miryango yabo, amacupa bayashyira ku miryango yabo, amakemera ibihumbi n'ibihumbi, ariko ntabwo bituma n'ubundi abajura batabiba utwabo ngo babacucure, rimwe na rimwe bakaba banabica bari kubiba. Yarangiza akabaza abaturage akavuga ngo mwa abaturage mutuye muri karitsiye, uyu numwe muri babajura batuzengereje, ese mwice cyangwa mubabarire tumureka agende? Abaturage bose bari baraho ngo baravuga ngo iryo gisambo cyice, abajura n'ubundi baratuzengereje. Polisi itigira ubwoba, ndetse n'abashinzwe umutekano bari baraho ngaho bakavuna ko kuko abajura bari barazengereje no karitsiye, ku buryo umuturage wese ufashe umujura aba yifuza ko umujura yapfa. Ni nk'abajura usanga acapura umuntu telefone akaba mujombye n'icyuma, ubajije abaturage bo muri iyo karitsiye bakubwira ati mwagiye mubaturasira, babumva aricyo kintu cyiza wakorera abo bajura. Iyi karitsiye nayo niko biba bimeze. Uno musaza abaza abaturage ati tumwice cyangwa tumubabarire, abaturage bose ati umujura murase mwice, baratuzengereje. Ibyo byose polisi imaze kubona ko bikomeye bahise bahamagara umuntu uza kunegosiya n'uyu muganga wafatiyeho umuntu imbunda ariwe Enrique kugira ngo baganire. Muganga uza yitwaga Mario, nako mbari negotiator uza yitwaga Mario, hari Amadio, Julio Amadio, akaba ariwe mediator cyangwa se negotiator wa polisi, ubuje kugira ngo yumvishe uno muganga ntaze kurasa kino gisambo. Amasaha amaze kurenga 5 bicaye mu muhanda, yatunze igisambo imbunda. Ndetse Siro wari watunzwe imbunda we yari yacitse intege, nta gatege asigaranye, nta n'imbaraga afite zo guhangana we yiturije. Umuganga akomeje gutuka abayobozi ababwira uburyo badashoboye kurinda umutekano, igisigaye abaturage bagiye kujya bawirindira ufashe igisambo akacica, nibyo bari kuvuga. Gusa uno musaza ubuje Julio kugira ngo abashe kureba ko zino mpande zombi yazunga, akoza amubwira ati impamvu njano ni ukugira ngo ubashe kubona ubutabera wa musaza we, kwica uwo muntu ntabwo ari byo biri buze gutuma ubona ubutabera bwa nyabwo. Ndetse uno mupolisi akomeza abwira muganga Enrique amubwira ati gufata imbunda ukica icyo gisambo nta kintu biri buze guhindura pe, kuko we mujura wenyine uri muri iyi karitsiye cyangwa se wenyine uri kuri iyi si. Iyi si yuzuye abajura benshi cyane n'amabandi menshi cyane, kwica uyu nguyu umwe nta kintu biri buze guhindura, nta na kimwe biri buze kugufasha, cyane ko utari buze kuba umaze abajura bose ku isi. Gusa nanone Enrique akomeza avuga ati ndabizi kwica kino gisambo ntabwo ndi buze kuba nisha abajura bose, ariko hari umusanzu wanjye ndi buze kuba nshyizeho mu kurwanya abajura, ndetse n'undi mujura uzajya ugerageza kwiba muri iyi karitsiye azajya agira mu ubwoba ubutaha. We yari ameze nk'uwamara amajoro musaza cyane, wibuke ko uyu musaza nawe yarahawe kwa muganga umwaka umwe kari wasigaje ku isi, ubundi akipfira. Urumva nta bwoba yari afite, nawe yari ameze nk'uwihebye, yumva kwiye gutanga isomo ku bajura n'ubundi bari baramuzengereje. Ngira ngo urumva agahinda yari afite kwibwa imodoka zigera muri 28. Gusa nyuma y'akanya none babonye ko umujura ashobora no gupfa nta mazi aranywa ameze nabi, nibwo wereje wa mupolisi kazazana amazi ayahereza wa muganga wafatiyeho igisambo imbunda basi kibashe kuba cyawe. Muganga nawe afata ikiganza cy'umupolisi abanza kumuha akabizo, afata amazi bayahe Siro basi abashe kuba yanywa kuko babonaga agiye gupfa. Niko yari akimufatiye imbunda amasaha arenga 5, abaturage bakomeje kumushyigikira. Nibwo none wa munegotiator wa polisi akomeza abwira Enrique amubwira ati uri umugabo wize pe. Gusa nanone ikindi gikurikira, wa mugabo wa musaza uri kuwaje guhuza zino mpande zombi araza akabwira ati nanjye umuryango wanjye wose warapfuye wanshizeho ndi njyenyine, ati ndifuza ko ibi byose birangiye utisha no mujura ukamureka kikomereza cyangwa se tukajya kumuhana twebwe nka polisi, ubutaha nazagusubirayo tugasangira byeri tukaganira kuri ibi byose tukaba n'inshuti kurushaho kuko nabonye uri umuntu usobanutse. Ndetse nanone no mupolisi arongera akabwira uno muganga akabwira ati ese muga urashaka kwica no mujura, igihugu cyose abanyamakuru bari hano bari kugukamera n'abaturage ku buryo umukobwa wawe wabyaye n'umwuzukuru wawe bazasigara bakwibukira ngo dore abakomoka kuri wa musaza wishe igisambo ku karubanda. Urashaka aricyo bazakwibukiraho cyangwa urashaka ko bazakwibuka nk'umusaza wari inyangamugayo? Ibyo ngibyo ayo magambo akora ku mutima
gutuma Enrique agahitamo kurekura cya gisambo ndetse akahita yinjirira muri ya modoka ye. Yamara kwinjira muri ya modoka ye, igisambo bahita bagifunga bagitware. Abapolisi bakaza ari benshi nanone basa nk'abari gusatira imodoka ya wa musaza Enrique, kuko nawe aba yafatiyeho umuntu imbunda ndetse yanabatindije kugira ngo barebe ko bamuhana cyangwa se bamufata. Gusa nanone bagiye kubona umuntu asohoye telefone ayishyize hejuru y'imodoka itangira gusona. Ibyo bituma wa musaza Mediator ahita Julio asubiza abapolisi nyuma kuko ababonye ko iriya modoka ishobora kuba irimo igisasu, ndetse imodoka ya wa mugabo kuko yari irimo igisasu ihita iturika. Muzehe agahira mu nyiri imodoka Enrique, cyane ko n'ubundi we yari yarihebye, baramubwiye atusigaje umwaka wo kubaho. Ahita afata imodoka we ubwe akiturikiriza mu modoka, igisambo akakirekura ngo bajye kugifunga. Gusa we icyo yashakaga kugaragaza yari ameze nk'umuntu wari ufite depression y'abajura, avuga ati abajura bafatiyeho umukobwa wanjye imbunda, bituma umukobwa wanjye n'umwuzukuru wanjye mbohereza gutura muri Barcelona, mbega bamutandukanije na famiye y'abajura. Abajura bantwariye amamodoka 28 ndetse birangira yiturikije. Ibyo bintu byatumye wa mujura Siro agira ubwoba ndetse yiga n'isomo, arahangayika aravuga ati kumbe dukinisha abantu tubiba tukabatera agahinda kangana kuriya. Itangazamakuru ryari rihari, ibyari biri kuba isi yose yari iri kubikurikirana ibireba ku mateleviziyo, uburyo ari umusaza abajura bajujubije pe. Wendaga kwihanira wari utangiye gufata icyemezo cyo kuvuga ati ngiye kujya nica abajura. Buriya hari abantu baba bafite depression y'abajura, banga abajura ku buryo agize amahirwe akamufata ari wenyine amwirangiriza, kandi koko wamubaza ukumva birumvikana. Ugasanga arakubwira ati ngewe umugore wanjye yari gutaha, umujura aramuniga mutwara agasakoshi karimo nk'ibihumbi 5 gusa sha, anyicira umugore cyangwa se anyicira umuvandimwe. Abo bajura barahari bica abantu gutyo. Uwo muntu ibaze nawe umufashe. Gusa uyu mujura yatayashye afite ubwoba ndetse ahita ahitamo no guhinduka. Gusa n'ubundi ubwo no guhindukira muri gereza kuko bari bagiye kumufunga. Ese weho iyi filime urayumva gute? Iyi filime ndetse n'izindi nyinshi ubisanga kuri website bita agasobanuyefilms.com, aho izi filime z'ubwenge nk'izi ngizi n'izindi zirenze tuzishyiraho wewe wishyura 7,000 byonyine ku kwezi ukajya wirira ubuzima. Link iba ariyo comment ya mbere ujye muri comment urebe, mba nayipininze ni comment yanjye, iba ari link ukandaho ukahita winjira kuri website ureberaho filime z'ubwenge, ndetse ku buryo waba uri hose ku isi wabasha kureba filime ndetse niwicwe n'irungu. Reka kubwire ngo Imana ibaho umugisha, wibuke gukora subscribe, utuntu nk'utu n'ibindi byinshi cyane n'ibindi biganiro mukunda byose ni kuri YouTube channel ya Rock Entertainment. Ciao ciao, kanda like, ujye no muri comment uduhe igitekerezo cyawe. Weho umujura nk'uyu nguyu urumva wamukorera iki? Ciao ciao.